Ajya maze iminsi ndi gushaka akazi ariko nari narakabonye. Ubuzima bwo kuba mu cyaro mwana ni hatari, ako nyine nabonye n'akageto nzajya ndi ntahamo, ntabwo nzajya ntahinaha kabisa. Nanjye nari ndimo gukinga, ahubwo reka ngende nihute. Aba ntari Eric, yo komera. Ndakomeye bya danje. Ugiye? Shara ahantu ngiye. Kumeze nk'umuntu usohotse. Sha wapi mani ntago nsohotse. Ako nubundi sa n'umuntu usohotsemo gakeya. Akomeze nk'umuntu ugiye ahantu heza. Ntago nyine ari ahantu heza bya danje. Aho nyine gusa ahantu nabonye akazi hari i Kigali. I Kigali? Ubu niwe ugiye kugikorera? Ngiye kuzajya nkorera. Nose ubu uzajya ukora akazi kameze utera. So nyine n'ahantu nabonye akazi kazajya kamemba ibiceri. Nashatseho na geto. Kazajya kaguhemba amafaranga meza ya danje. Washatseho geto? Ngize ngo uzajya ukora utahina. Oya, ibintu by'amadepanse by'amatike nasanze bitakunda. Biriya ntabwo byashoboka. Ntabwo wayabona amafaranga yo guhora utega buri munsi. Ntabwo byakunda ni menshi. Geto si wa musore ugiye kubamo. Ako kazi ubu ngubu urumva geto bizakunda ukayibamo n'ako kazi? Bizakunda, ndabyizeye kandi ndabyizeye. Ugiye kutubana umukire sha? Asha mani, ntakuba umukire. Ino si nugushakisha. Wageze mu mujyi? Ntabirenze mwana. Kigali ni Kigali sha, ahubwo ugiye kudukirana. Oya, ntabirenze. Ntabwo nzabakirana nyine no gushaka imibereho muri ino si subizi se. Bya Kigali ni danje mwana. Ahubwo se ubu wibutse ibintu by'ibyangombwa? Mwana, ibyangombwa ntago ari ibintu nyine bya danje urumva. Nta bizazane bibamo sibyo. Ibyangombwa nyamara wa musore ushobora kugera i Kigali bakagufata uzira n'ubusa kubera nta byangombwa. Reka buriya iyo udafite ibyangombwa bagufata nk'ikihe? Oya, nibyo ngibyo ubonye nyine bigiye kuba watega akamoto tubizi se nta moto mani ntago. Twese moto yagukemurira. Baragutwara ntago bagufata nyine nk'imbobo. Ase wa musore wige tugiye kubamo. Geto njye mba numva ari haso. Oya, wowe nugira ikibazo urumva. Cyambere nyine nuko mfite ibiceri byo kuzajya nyine nkoresha muri geto urumva. Kandi ngiye mu kazi njya mpembwa, mbone ibiceri nishyure, mbone nayo guhahisha kandi ibintu bizagenda neza. Ubu uzajya ubona amafaranga yo kwishyura amazi, ibiryo, umuriro, byose ubyimenye. Nta kigoye kirimo. Kandi n'ubwa mbere ugiye kubikora ibyo bintu byose nyine narabiteguye. Nasanze nabi byararangiye kabisa. Ahubwo weho gira ukora ushaka amafaranga. Nawe se ubundi ugira ngo inaha wahakura. Kigali wenda i Kigali ho biba bigenda ntago ari nyuma. Nta bigenda byabyo wese tubibona amazi. Inaha ntacyo. Uretse nkatwe twiga tumeze gutya. Naho ubundi kankureke nyine ngende butari bwira, mbone n'igihe ngererayo nitegure ntunganye utuntu nyine ntaza no kuburara. Sha naho ubundi wegerayo ujye gukorera ayo mafaranga, ahubwo weho washaka ukuntu nsigira utunimero twawe tukazajya tuvugana kuri phone. Ya, nta kibazo. Kandi ugushyiriremo. Sha naho ubundi se ni ukugerayo ukareba ibyo ari byo. Ntabura se sindi kugutinda zishyiremo vuba. Hariya hepfo ushobora gusanga bisi. Nabisoje, wowe uze kuza kumamagara nimugoroba ndakubwira ukuntu byari bimeze sibyo? Sawa udasanga bisi gutinze naho ubundi. Sawa kandi uzavugana kuri phone. Uzagira warabuze ariko dameshe ngira ngo nari nguheruka. Kabisimba ndi mu rugo uhageze ntago wansanga ukananganiriza. Sinshuri imwe gusa ndi wanyu ngasanga udahari datagira ngo ni ubwa mbere. Nose ubwo se usanga nagiye ubu wagiye mu kazi se? Nawe nzi ko wagiye mu kazi. Nose yawe ntago madamu abikubwiye.
ariko wari umeze fresh cyane. Byagendagamo gake gake. Nanjye kuba nino minsi biba bigenda byanga, ariko nanjye mba nibereye mu rugo gutyo nyine niguriye akamasa. Ubu niko mba nibereyeho nuko nyine kanze no kurya ubwatsi. waguze akamasa? Naragahebye pe. Amafaranga wayakuhera Subizi se nari naratubitse kuva kera. uri n'umukire rwose. Njye nabuze amafaranga. Ntago ari ubukire mwana, nari naratubitse kuva kera. Atari ubukire ngo reka ubu ngiye ko nirwa nkora buri munsi wari wumva nayo. Erega wowe uyafite sinzi ibintu yakoresha. Ariko hehe kari ukuyarya gusa. si umwaka nuko uba utabika nyine ibiceri nyine, ariko igihe ubika ibiceri byakunda. Ariko Eric ngo yigize ikirara wa mwana hari haruguru akagenda wimubeshyere. Eric yigize ikirara ntabwo ejo bundi yigiriye i Kigali, ntabwo yagiye mu kazi. uri kubwaza ubundi rwamuzi hamwe no kwa Gaspard Eric nyine nanjye niwe mvu yego nyamaye andi bambushe ngo yigize ikirara. yagenda ubwo n'ubushaje ngo yagiye mu mujyi. ni ukumubeshyera. yagiye mu kazi, ntabwo yagiye kwigira ikirara. nzi ko ari ukwigira ikirara kwa kundi nyine we kajyana. ejo bundi duhuriye hano ruguru ku muhanda ambwira ngo agiye mu kazi. yagiye mu kazi boyibere muri ghetto. abantu b'inaha namwe nimba bari ubugambo mufite ahubwo oya si ubugambo, hari ukuntu nyine umuntu ajya mu mujyi akajya kwigira ikirara. ubona nzi ko aribyo yagiye naho ahandi manza uba bamugiriye ishyari. ntabwo ari ishyari wambere ugiye namugirira ishyari. agenda iryo ni ishyari. ntabwo ari ishyari mwana, si kubizi ngiye nagira ishyari umuntu yagiye mu mujyi, ntabwo bishoboka. arimugirira zino nose ubu warimugirira ari guzi ko agiye kubona amafaranga ariko ya hehe ubu yandusha amafaranga nibereye mu cyaro. Bamuvuga murabizi. ubu nawe bibora mu bantu bafite amafaranga. ubu se wowe ufite amafaranga ubu wakugeza mu mujyi n'iwawe? ntayo mfite menshi, ariko ndabihamya neza ko umuntu uri mu mujyi atandusha ibiceri. byaha nitwe twinaha wafatiranye. ntabwo nabafatiranye nawe, nuko uba utabibika ibiceri ngo urebe ukuntu bizakwiye. ahubwo wa mwana w'iwanyu byagenze bite? uriya mwana w'iwacu mwihoreye yaratunaniye. yarabananiye se? umugabo nawe umbwira ati akazamu amafaranga akambeshya itariki ikagera ikarenga. umugabo ngiye kumuhamagara gusa ntabifata nta kintu arambwira none. yego ndashima Imana da. ese bimeze bite wowe? amafaranga ko wari umbwira amafaranga ukambwira kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, wanyumukana ndabiheruka utaragira n'ikintu na kimwe wibwiriza ngo ndebe ko wankanda n'akanyenyeri. oya nese umva ibyo bintu. icya mbere cyo ibintu twavuganye narabikoze. urumva wambwiye amakamyo 3 y'umucanga narakoherereje, inzu barubatse iruzura. wamugoye kutaba amafaranga yanjye, urumva udashaka ko tujya mu buyobozi? ubwo umbwiye ejo bundi ngo ku cyumweru ngiye gutegereza, ariko ntabwo nzongera guhamagara. nibirenga uwo munsi ntabwo rwose nzongera guhamagara. uzashiduka baguhamagaye mu buyobozi ngo ujye kwitaba. wewe niko bigomba kugenda. nese urumva nabigenza gute? ngomese mutegereze, ugomeze undindize business yanjye, ngomeze yangirike nireba. sawa ntacyo. ubwo nimba ari ku cyumweru nta kibazo, ngenda ndumvikane reka. ahandi ariko wari umeze neza. nta kibazo, ubwo kuko nageze ku cyumweru. sawa sawa, umunsi mwiza. kangana kuriya wa ntabwo wajya ugacira inkono kakarambika. iyo ugize ikirara aratunanira rero kugira ngo ni ugupfa gukubita abana bike. wagacira inkono ariko da ntabwo kakunanira kariya, ukajya ukagumisha mu rugo. wamukubita se ukazageza ryari? kumukubita ndetse ntabwo yashyira ubwenge ku gihe. yagushyira ku gihe. ubu si igihe twamwinjiye katari ubu. ubwo nta kundi nyine ubwo yigize ikirara nawe nk'abandi bose asigaje kujya mu mujyi. ariko mu mujyi, aho mu mujyi uvuga akari Eric ari uwamugiriye ishyari yo kujya mu mujyi. ntabwo ari ishyari mwana, kugira ngo se Eric buriya rero nta keza kahe reka, nta keza kahe. buriya icyiza cyawe ni iki? Eric kugira ngo buriya se yabonye akazi aragafite keza, ari mu kazi keza kamuhemba neza. ubwo se amenye amacyara udahembwa nanga. oya ndi amafaranga bamuhemba ntabwo nyazi, ariko icyo nzi ko nuko yagiye mu kazi.
ndabihanya naho kwa Gasipari wakira abantu Ntabwo bazakira uvuze. nawe urasa urayajya mu by'akazana imodoka Atayizana. kareka nawe yayikura he ntabwo yayikura Ariko ahari uba wamugiriye ishyaka. ntawaho wakize n'ubundi niyo yayo Reka mwihorere. azaba nkawe se wowe ntuyakora uyarya wajya ubika Ahubwo reka ngo. Nanjye mfite igitekerezo. Igitekerezo mfite nawe nzakuzigira i Kigali. mu mujyi Ntabwo inaha iki cyaro se wakijya. byakurangiranye wabaye imbwa tayari Imbwa mu mujyi kwenda yi mu mujyi. Akari ntaguhawe. ubu se amafaranga uzajya ukora hari utakora mu cyaro ntayahe Mu cyaro se. ntayahe Cyaro se wakora yamwe. nayo mafaranga uzajya ukorerayo arenze ayo mu cyaro Aya mu mujyi hari amafaranga agiye. ntayo mwana mu byihorere mwa mujya he Atabayo. ntayo Yanjye nzagenda uko wanca intege kose ntabwo nabyo. reka rero nkugire inama niba ushaka kuba umuntu muzima utazaba imbwa nkureba njye kukugira inama ibyo byihorere bigumire mu cyaro n'ubundi haba hari ibiceri Oya nzajya i Kigali njye ahubwo wewe ukuntu mubona. Manza ko kugira ishyari. ntabwo ari ishyari mwana ndi kukugira inama Yose umuntu wese ejo bundi uzagaruka uri imbwa wirirwa wiba umuca intege. ntabwo ari ukumuca intege Utamuca intege. ubu nujya mu mujyi ugakubitwa ubu se uzajya uraraho ubundi mbere na mbere Njye nzajyayo. Aho nzajya ndara. Najya ndara no kwa Eric turi inshuti. inama zatsiye ndi kukugira inama ukabyanga wanyumvira Wewe wagira umuntu aha ndakugira inama nkanyuka ukumva nka mukasi Njye ndakubwira ngo ngiye kwigira i Kigali nkorera amafaranga n'ubundi uko byagenda kose nzajya. Kutanca intege. ibyo bintu nushaka ubyihorere mwana Wajyana nzajya. hano mu cyaro hari ibiceri waje ugakorera ibiceri mu Nawe cyaro uzasigara ubikorera wese. wabibona nyamaze Nawe ibyo bintu kugira inama utazabika yewe kuba mu cyaro ukorera ibiceri nk'umuntu ububwa bwanjye ubwo cyaro bundekere. Kigali uzajya ujya Nyine ububwa bwanjye bundekere. Nzigira i Kigali nishaka nzakire nta cyangwa keza kaho Ibyo mwanya ntabwo ibyo bintu ushaka kubyihorera wayagenda wowe ugira gusa icyari. nugera kwa Erika akakwihinda Ndega ntabwo nta muntu Uzarara. wifuza ko undaki. N'ubundi ngenda biza abanyarwanda baciye. wabona ugiye bagahita bagupakira bakakujyana uzikabuzize ngo ugiye i Kigali wari wibereye Noneho abantu bina muca intege ku nimba ari ishyari mu gihe. Njye nzajya yari i Kigali. ntabwo ari ishyari wowe wakabiretse ukigumira inama Ahubwo si Eric nagaruka yifitiye amafaranga ntizamufasha. sha ntawe yagira uwo hari awakize n'ubu bwabwira nk'uwakize Avuyemo akaba ari ukize. nawe pe nawe ibyo bintu ni ukubeshya Ubu uri kumva nta gihe. wirirwa ujya aho ufite umwanya ntayorere Ahubwo weho nushaka kuvuga iki ariko si wanca intege. wanze Ngo njye kunyumvira nafashe umwanzuro byarangiye. wanze Ntugire kunyumvira n'ikindi kintu wongera kuvuga. Wanze Nafashe kunyumvira. umwanzuro. singuhanuye ukabyanga rero kangureke nyine ubwonko bwo nyamwanga kumva yanze no kubona ibizakubuza byirengera Nzabyirengera. nta keza ko mu mujyi reka nkureke nigendera mwana Taha wowe ubundi ntabwo ari ishyari mwana ibyo bintu byihorere uri umucana. ubu umugabo rero nuko ntawamenya nta mwana imodoka umwana agiye enda hano abana bagenda bakaryama bakagenda abesha wariyemeje ko muzabyuka saa 2 Kubera iki? ese umuntu aba yakoze akazi nakubyuka ibyo ni byo kurya Ntabwo twari twasigaye. ubwo ni bwa bunyobwa bwa nyoko bw'imbuto yego muri sobanura ko nasi ibyo by'umwana na nyina umeze ute Nimeze neza. umukozi yogeje ya modoka namubwiye Nanjye nibwo nyibyuka singize nimba yayoge. koko dore usure byute saa 2:40 ubwo Papa nawe uburenga kugira ngo mbyuke nze nkore. wewe uzukora iki uba amafaranga natanze ku modoka no kuvuga ngo mbanyishimiye ntabwo wabyuka ngo woze imodoka ugire ukubure ngo bashatse ngo umukozi ngo uwo uryamye aho ngaho uhennye mu buriri Nuzubura ryanga bari byo uzajya uyoga. oya wabyuka ugafasha n'uwa mukozi imodoka ereka ntabwo ari we kamara Kandi umuhemba. kumuhemba ni ikintu kimwe ariko nawe kuvuga ko uri umwana ukaza ugakora ni ikindi ndetse ntabwo umwana akora Nzakora muzere. uzakora ukuze ubusa njya ko nagize imyaka 10 mfite moto ubu noneho wowe ureba ugize 10 15 ngubu ndakiye kuri kwikabakaba uzagura moto ryari wowe Ndega mwebwe n'ibyake nose mwebwe ko umuntu yakoraga kera kiri muto.
Cyiza cy'abana bino minsi. Umwana umuntu yakoraga kera akiri muto. Mbese wowe aracyari wowe ntabwo ukuze ntabwo wabasha gukora ukiteza imbere. Ako papa nawe uhari ushaka kugira ngo ntabwo uzi ko narindya. Uryamye saa moya saa mbiri waryamye saa ngahe? Sinararyamye saa saba. Aha. Icyo ngukundira uvugisha ukuri. Waryamye saa saba uri guhinga? Ndi kuri telefone. Uri kuri telefone rwose. Telefone yawe iri mu cyumba. Iri mu cyumba? Genda uyiza. Genda uyihaguruka ugenda uyiza. Iri imbere mu cyumba. Nose irishakira. Yizana nkwereke kabisa. Mwana araryama akageza saa mbiri. Zana iyo telefone ndebe. Yizane hano ndebe. Waje uzabanguka wazanye usi. Ese uriya kutinda ugashize isaha ugiye? Ndaje ari. Ariko papa nawe uri kwihutisha umuntu. Umvise ko n'umuriro. Gaturebe nawe mbere muri umugabo negeje kunyureza amafaranga. Gaturebe. Waguze smart. Ubunyuka amafaranga y'urwo bora si wayajyana sha. Amafaranga njya mwiba. Koramo pini turebe. Cyakure SMS reka. Nta n'ikindi. Uri kunjisha ajya ngo nayobera. Uramo password yanyaje. Ariko nimba na manza hari nanayiwe. Kama kiti cyo wenda kaza ni mwana wawe uvuye. Uyibutse se. Tangiye kureba hirya. Hari amafuta arimo natarayireba mu cyanyirebe. Naya y'ubwo Ayari arikeka. Kambwira ibi ni biki? Ibi ni biki? ntabwo umuhungu nari natije telefone babyo. Yandikira uno mukobwa. Ngo bahure nijoro. Niwe wowe n'uwo muhungu wawe. Iwe njya numva ukinguye nijoro burya. Ngiye ntabwo nahaka. Nagira Ese ntabwo saa 12 mba nageze. mba rero mubwire. Dongera kumva iki ya wigiri wabuze inzira ari gukoma. Wabuze ibihunyira kuvuga. Simbizi. Icyambere nshaka no kutozongera kumva ejo kintu gikoma. Zizagikoma amenye ko ari wogiye. Uzajya ibyo kubinsobanura cyane telefone yawe. Nabindi byinshi kureba. Bo. Ikijyanye n'intuza cyo kigeze ibishinga nagushinze ngo ujye ureba uriya mukozi maze baze babijyane bigeze Narabyibagiwe. warabyibagiwe akuze umwana yabakira ibintu uri kunsubiza kubyumva neza ngo warabyibagiwe Uno munsi ndibuze kubireba. urabikurikirana no munsi hanyuma indi minsi byagenze bite Narabyibagiwe. warabyibagiwe azi ko hari igihe uzashiduka nagufungishije mufungishe nk'ukwezi ubanza ujyemo wumve ubanza wumva ukuntu buroko bumeze kuko ukuntu uri kwitwara muri ino minsi nawe uri kugaragara nk'umwana utari muzima wagira ibintu byose ntabyo witayeho kubyuka saa 2 kugenda amajoro ikintu ubura ari no kunywa itabi Igo ntabwo nari. ntabwo wari kubera Ntabwo ari ryiza. ni ryiza Oya. Ntabwo ari ko ngo uvuze ngo iki ni ribi okay hanyuma ibintu numvishe nyoka avuga ngo ari bucishe gushaka kujya ngo gushaka akazi wabuze iki hano Ese narabivuze. mamagare mama wase wowe ubwawe waravuze ati ushaka kujya i Kigali gushaka akazi Ntabyo navuze ariko. hano ntabwo tukikugaburira amafaranga yabaye make nta cyayi kinywa mu gitondo ngo urye n'imigati n'amandazi wabuze iki Ntabwo nabivuze. aha nidusanga warabivuze turakora iki sasa Rega ntabyo navuze. ese ungize umusazi Nukumbeshyira ariko. ungize umusazi se ahubwo mbwira bimeze bite ushaka kujya he Ntabwo. aha i Kigali ushaka kujya gukora iki mu musazi Ntabwo ariko nshaka kujya. wambwiye ikintu ushaka kujya gukora i Kigali ntabwo ndabisubiramo inshuro nyinshi mbwira ikintu ushaka kujya gukora i Kigali Nshaka kujya gushaka amafaranga si wowe wabaza umbwira ngo kuki najya nkora akazi. ibyo ni byiza pe hanyuma akazi kugashakira nawe ukagakora byarakunaniye uhisemo kujya i Kigali
haba hari akazi keza nyine ushaka kwigira i Kigali, ushaka amafaranga yo kugeza ubu ngubu ngo mpite nyaguha. akazi kari menshi wayama. Ushaka ngahe? Ubu se ko najya njya kugura n'ipantaro y'ibihumbi 20 ubu wabyeyi. Ipantaro ya 20 ya 2 wambaye iracika. Hari ikintu yagutwaye? Ariko ntago abakobwa bakwiriye. Ushaka abakobwa nyine bagukunda, ukambara ipantaro ya menshi kugira ngo abakobwa ngo bakunde bagukunda. Nuzo utayambaye bakwiriye. Ndetse reka mubaze, i Kigali iyo nguzajya, i Kigali hari inzu uzifite ku buryo uzajya kubamo? Hari umuhungu tuziranye w'inshuti yanjye tuzabana. Narabivuze. Bundi barakwangaje, wabaye iki? Hanyuma uwo muhungu w'inshuti yawe muzaya kubana n'indi? Yitwa Eric. Akora iki we? Ntago yabimbwiye. Va muri telefone tuvugana uvuye muri telefone. Tukuvana muri telefone. Wakora iki? Nta kazi yambwiye ngo akora ariko ntabwo mbizi. Ntabwo uzi akazi akora? Ubwo se sarimo abandi birirwa bogereza imodoka bakire? Oya. Afite akazi keza kamuhemba neza? Afite amafaranga. Ibyo urabyizeye? Kandi ari wowe wabimbwiye. Wese afite inzu, afite bene wabo abayo cyangwa bakwanyina n'i Kigali? Arakodesha. Nawe ugiye gukodesha. Harimo urumva uzabana n'uwo muhungu ukodesha najya kwaka ubukode wowe? Kandi nanjye nzaba narashatse. Kugeza uzaba ufite akazi ku buryo uzagera i Kigali tubona akazi tutangira ukore neza, Eric mufatanya gukodesha inzu. Ibyo numva bizavamo. Kandi dore ndakubwira ni wumva. Ubu ugeze i Kigali bakagufata, polisi ikagufunga wenda nk'icyumweru da. Nuze babanze. Yaye. Mbese wajya umbaza nkanjye kuruta? Nose ubu baba bakuzize. Ugezeho polisi ikagufunga icyumweru. Waba wumvishe koko ukemera neza ko inama nakugiraga ariyo. Urajya i Kigali hano nta kintu wabuze. Naho kurara wabuze. Naho usangiye ibiryo ngaragucura. Urajya i Kigali kwenda yi. Nese ubu waguma iwanyu ubu ngubu ushatse no kuzubaka iwanyu bakubakira. Kubaka se mfite amazanga yarahirye. Ushaka kubaka se ku myaka ya 15? Ega mbona ko nose sina. Urumva ushaka gushaka umugore ariko ahari. Ndikumva uri kuganisha. Yego. Uri kuganisha. Nimbona amafaranga urumva ushaka kubaka inzu ukajya mu nzu nk'abandi bagabo ugashaka urumva ushaka gushaka umugore. Ntabwo nshaka tuvugana ibintu byinshi ko hari ibintu byinshi nshaka gukora. Hari raporo zawe nshaka gutanga. Urahitamo kujya i Kigali cyangwa urahitamo kugumaho? Nshaka kwigira i Kigali. Ushaka kwigira i Kigali. Nujya i Kigali se ntabwo uzagaruka? Nzaje nje kubasura. Uzagaruka ute kandi wafashe inshingano yo kujya kuba umugabo i Kigali se? Nza kubasura. Ineza uzagufungure. Nujya i Kigali uraba uvuze ko ubwo ngubwo hano nta kintu wakumariye. Kuko wahaburiye ibyo kurya, wahaburiye ibyo kunywa, aho uryama naho ufite, nyine ugiye gushaka ubuzima i Kigali. Kuko hano nta bihari muri uru rugo. Mwebwerega mubangamira n'umuntu. Ninde wakubangamiye? Ubuse kuri kuvuga ngo saa 12 nzajye mba natashye. Cyane, saa 12 ugomba kubura, ahubwo saa 11:50 ugomba kuba uri hano. Wowe baza umuntu w'umusore. Ugomba kuba uri ahangaha ukoga, ugacana televiziyo ukareba, ukarya ukaryama. Izo nshingano zawe ufite. Ukabyuka ukareba turi mufasha aho ngaho mu gikari, ukongera ukagira ute, wenda ukajya gukina umupira saa 9 saa 11 n'igice ukaba uri hano. Abandi baba bari kunseka. Baraguseka se? Okay, ngambwira abantu baguseka. Ni iki bakurusha? Ubona ari nk'iki kibakurusha? Muzi wabo ko batabasakuriza. Noneho turagusakuriza. Turababyeyi gito nyine. Reka mbwire ibintu ni bibiri. Wanze kuguma hano. Uhisemo kujya i Kigali. Niba uhisemo kujya i Kigali reba ibintu nuko nguko bihagaze. Uragenda ufata utwo dupakire ugenda. Umukozi agukingurire gate usohoka ugenda ujya i Kigali. Nujya i Kigali ntuzavuga ngo ubuzima bwanze ngo ndagarutse hano. Cyangwa se ngo ndaje ngo nje kubasura. Kandi ari iwacu. Ni iwanyu ariko urahanze urahavuye. Nta kintu bakumariye. Ese nuko hanze. Oya. Akira telefone yawe. Kugira ngo umuntu agenda uzabone uko uhamagara umushuti wawe Eric, sibyo? Ni kugira uzabone uko uhamagarira umushuti wawe Eric rwose. Ngaho haguruka umva imbere ugenda. Ubwo niba wise umwanzuro wo kujya i Kigali genda. Nta kibazo. Ndajya ariko muyaguruka umva imbere ugende tumuka. Uzambwira ni ubusore ubwo bukikurimo.
nugenda bakagukanda rimwe wa polisi cyangwa se umutekano nibwo uzabimenya. Genda ni akazi kawe. Ujya muri business zanjye n'umugabo atanu ari nananjyana amafaranga ngo ni cyo cy'umwana. Karibu. Umeze ute? Meze neza. Umeze neza? Mwari muri aho se? Turi aho ngaho. Umeze ute? Ni neza. Amakuru? Ni meza. Shati gito kire kimfashe. Nabicuje ariko. Ntabwo ari cyane ariko nta kibazo. Umeze neza ariko? Nta kibazo pe. Meze neza. Uragenzwa n'iki? Narinje kureba Thierry. Thierry? Uraje kora Thierry? Niba arimo wamumbwira. Harya bavuga ngo ntabwo bavuga ngo ubu ntabwo twavuga ngo urukuyemo kuko nawe uri. Thierry ntawe uhari. Ntabwo wemenye se? Yagiye i Kigali Thierry. Akuzi ko mu minsi ishize yageze kumwanga ngo ashaka kujya i Kigali. Yarabikubwiye se? Yabibwiyeho. Yabikubwiyeho? Noneho muri inshuti cyane. Nyine turi inshuti ariko si cyane da, nyine nuko abaca abimishahisha abimbwira abicamo. Ariko yarabikubwiyeho. Yabimbwiye. Rero gahunda yarakomeje yaragiye. Nubwo yagiye nishimye ahantu yagiye nta mutekano nyine mufite ariko. Yagiye utabishaka. Urumva ufite ababyeyi? Urumva no kwifata ukajya i Kigali ababyeyi batabishaka. Nta mugisha ubirimo. Ntuzabikore buriya ahubwo. Ahubwo se kumbwiye kuri inshuti ye nubwo atari cyane. Kuki afata umwanzuro wo kujya i Kigali aho ngo n'umugeni wamubwiye ati kumubwira ati nyamara kujya i Kigali bihagarika. Uzi nyine Thierry narabimubwiye nyine. Mugira inama akajya ambwira ngo ahubwo ngo mufitiye ishyari nkajya mugira inama ntibyihorere nta keza ko kujya i Kigali. Niyabyumva. Biriya byo by'iwanyu n'ubundi nta kibazo. Arambwira ataranga aratsemba ati ntabwo yabyemera. Arabyanga neza. Uriya muhungu rero buriya nubwo ari umwana wanjye ariko ibintu ashaka kujyamo kintu tunagana. Nyine ubwo ngubwo nyine mureka ajye guhiga ibiceri wenda azafatisha ntawamenya. Yagufatisha ko ntabyo ko nta cyizere muhaye kuko i Kigali nta nzu mfite, nta babyara bafite, nta nyirasenge afite ikirenga arajya kuba arabaha i Kigali se arabari. Bivuze ngo ako yigeze kumbwira ngo hari umuniga ngo nanga ari umuhungu ngo witwa ngari ngo nitute ngo wagiye biriya binamugisha ndetse Eric azaba muri Ghetto Thierry watamufasha kwishyura Ghetto. Nanjye nibyo byancanze kandi i Kigali nyine abasaba ibiceri buri kantu kose nta mafaranga. Ubizi se nimba uhazi bisaba amafaranga, ibishinga amafaranga, amazi amafaranga, umutekano amafaranga, isuku iki buri kantu kose fagitire amafaranga wishyura. Rero urumva ko kujya i Kigali nta kintu kirimo, nta kazi ufite, nta bintu ufite ngo azajya kuba yonese. Urumva ni kugenda akabimbo bakamufunga nta kintu. Oya kumufunga byo ntabwo birimo nyine. Kandi bazamufunga ese azakora iki usibye kugenda akiba? Ni ukumufunga nta kindi kintu bazamufasha. Ntabwo kumufunga birimo wenda azagafata nyine. Oya bazamufunga. Wowe tuye se? Njyewe ntabwo ari kure ni hari haruguru ni nkaho n'ubundi duturanye. Ruguru y'umuhanda buri tuye mu zihe dusari? Ni inzu ya hariya iteye akarange k'ukuntu ku gapangu. Uciye hano nyine wahita uyibona nuko nyine mudakunze kuhagera cyane. Ntutuye? Rukere nawe hari ubwo ngubwo sinzi ufite nimero ye? Nimero ye ndayigira cyane urumva nayibona. Ufite na telefone? Uzamuvugisha call rero ubwo nimba nta kintu bitwaye. Ntabwo nzi ko yabikomeje ndakumenya ko yabikomeje ntabwo mba yarabikomeje yabaye umwana w'intumva yabaye intumva arashogosha aragenda nyine bigenda gutyo. Birakaze ariko mureke wenda harya azagafata oya kugafata ko nabyo ahubwo uranakoze buriya kuza nubwo umwangaye ariko nanjye ari ibindi bintu ngiye kujyamo rero kuza ni nk'amahirwe urumva nta kibazo. Ahubwo ari ibintu ngiye kujyamo nanjye ndabona n'isaha zamfasha ahubwo utanazana no gukererwa. Reka tugire gutya reka musezero utahe. Ndabona amasaha yagiye. Nta kibazo muramuke. Sawa hari utuntu nshaka kujyamo nubwo sino misego yo. Sawa kandi wakoze? Sawa.
Alo. Bamwita Eric. Ndumva wararyoshye sha. Mu mugisa bimeze bite? Byagendaga. Ewe. Sha nawe ubundi se wari urahari? Wasanze ibintu ari fresh? Sha twebwe mu cyaro se natwe turahari ariko ni bya bindi byaho nta kigenda. Najya ahubwo nibyo nari ndi gutekereza. Uraza ryari? Ahubwo wowe mbwira n'igihe nazira njyewe nubaka akanya umbwiye nahita nza. Amani rero n'ubundi nimubwira ngo umujyi araryoshye papa. Uraryoshye? Nta nubwo ntazagutekereza no kugaruka aho ngaho mu byaro. Ibiceri none uri kubifata? Birasesera byaganje. Sha nawe ngiye kureba ukuntu nza rwose. Ahubwo se warayuje? Sha njye ndi bunaza ariko nubwo mu rugo batari kubyemera neza ariko ngenda n'abacika nizi. Namani ngwino mu mujyi wikorera ibiceri mani biriho wowe urumva. Niba ushinga nyine ibintu by'abantu nyine bigiye bitandukanye nta terambere kabisa. Uzi ukuntu abantu baba banca intege ngo sha. Nagiye urimo kumbwira ngo nta kigenda ngo nigende mani bimeze neza kabisa nta kibazo nabonye. Kandi bavuga ngo baramufata reka. Yewe baba baduca intege. Cyangwa nyine mu cyaro umuntu nyine aba agenda ku wundi mu mujyi buri wese abyuka amenya ibye. Si byo byiza se? Ntavuga ngo kanaka reka. Sha nanjye wongera pasta nyine ureba ukuntu bipanga nyine ukaza. Nanjye ibiceri kabisa n'ubundi rero utabishatse ukiri mutoya wazabishaka ushaje. Nanjye ubwo ni ukuvuga ngo ahubwo ubwo ngiye guhita nshaka ukuntu ngiye mbacika niyizere kuko ibi ntago nagomeza kubibamo ngo bikunde. Kuko urabona uzaza urumva uzaza nyine mu rugo bakabona nyine umeze neza ahubwo bakumva bazakubwira ati ahubwo natwe turabure tuze kabisa. Uzi ukuntu banca intege noneho mu rugo ngo ntago bavuze ngo ningenda ngo sinzagaruke. Naragiye ndaryoha ngura ibyangwe Ubu se none byiza nijyewe biza bireba. Ubu none usigaye agura ibyangwe n'ukuntu wahoraga mu myenda imwe. Yewe umbonye ariko uzamenya ko ari njyewe. Ntabwo wapfa kumenya ko ari wowe. Reka mwana cyaro cyararaye. Sha nawe ngiye kuza rwose. Usigaye ngura agafuka k'umuceri imigati ibiraho ngaho ikintu cyose cyase ndagikora byose kabisa abiri ku murongo. Sha nawe ngiye gushaka ukuntu mbacika ntago nagomeza kuba mu rugo n'ukuntu bambangamiye. Mwana uzaza nzagufasha nyine buri kimwe nyine nk'umuntu wanjye urumva. Ibyo guhaha ibiceri mani kabisa. Ahubwo uzagiteka wenda nawe yiriye wumva umerewe neza nawe ugende wiryohera ushake n'akazi. Nawe nyine utangire ukunde ubuzima nyine ushake ibicuruzwa ukagera umuntu watanje ufatika. None se hari umuntu wigeze ubwira ko uzaza ufite mu rugo gusara? Hari n'undi muhungu ka gahungu nuko nibagiye izina ryawe akura kazi numvaga karimo kaguteraho komenti ngo wigize ikirara nkakabwira ati se ko wigiriye mu kazi. Kariya gahungu z'ukuntu njye kanciye intege ariko narabyanze. Mani niba ushinga nyine amagambo y'abantu nta kintu uzageraho kabisa gusa n'icyo namubwira wewe nyine wowe ubipange uzageza rwose nabazi kugiye kandi ndagushimira ko umpamagaye. Uzaze Njye nzaza
kuza bwo nzaza ahubwo se ubu nzahita mbona akazira. ahubwo ngwino mu gitondo njyewe hari n'ahantu hano twegeranye nyine barimo barashaka umukozi urumva mutima kurangira nyine nawe tutangira kuwa mbere wese utangira ukore ahubwo wowe aha ubwo reka nitegure nza ahubwo wowe ubwo turi kumwe nyine ubwo ndakuvugisha ndi mu nzira ndi ku rara nyine uje nyine mu gitondo se wataka akazi sawa sawa mani nari nagukumbuye walayi sawa ubwo nyine ndategereje wowe nugera Nyabugogo umpamagara